mujama se dusa ntaba mfite impanga nkaba nabizi ese biriya bintu ni ibiki ni umunsi mu nta muntu uko mbona ari kundeba cyane ra umusore kakubwire bose ugiye kunyaka wakana gute ariko dimani nawe nuniho sha bro shaka amafaranga mani nagiye no kwitinza mu mayira ngiye nshaka ibiceri Ushaka- kuneza ibiceri ushaka ibiceri ushaka ibiceri ariko dimani kamanze nkubwire njye sinakugurije 300 yanjye ejo bundi ukayanyama sinago nayaguhera rimwe nawe ugiye kumaka kanya ntabwo bikunda dima ntabwo bikunda urumva nafata amafaranga kongera amafaranga hejuru yane naguhaye ntuyamurundi ariko reka nkubwire sibyo uri umusore mugenzi wanjye ibyo ugiye gukenera wabikenera kuba ndi umusore mugenzi wawe ariko ngewe urumva nabeshya cyane ariko adimani no nawe urakasa mutwe uri umudiyasipora ariko umudiyasipora wese wa mugabo we konzi ko twirirwana imihanda hano n'ibiyede ntitubikora na nyine ariko urumva ngewe ni kwa kundi utu dutelefone twa make twaje izi ngizi tuzahita gaceze nyine urumva ndavuga ati rero reka nigire ku mafacebook urumva uhura n'abantu benshi urangiza ugiye kwifatira bamuye n'icyana mbanje ngiye kubitabuye ndagiye kuza ndakimanuka ndakizamuka ni umudiyasipora uturuka Zanzibar nubwo waragiye uramubeshya ari umudiyasipora wese ubwo reka nkumbaze urabeshya umukobwa ngo uri umudiyasipora nta n'akazi ugira ntaki uwo mudiyasipora se uguturutse niyo mpamvu mwe mugafite mugaherukamo ushaka ko munguza amafaranga cyadima reka ngiye rero nkubwize ukuri ntabwo ngiye nafata amafaranga yanjye mwewe naguhaye tubosa niwazimu urumva nakongera guhana ese ubundi ushaka angahe neza nk'ibihumbi 10 jamanga ibihumbi 10 uzuye amafaranga uri kuvuga ibihumbi 10 uzigiye nyakorera igihe kiba gishize abashize nk'imyaka 5 ndi gukorera ibihumbi 10 uri kumbwira noneho mbifata mbiguhereza umunsi umwe gutyo gusa ugiye gushimisha abakobwa nose uramfashe okay reka nkubwire icyo wakoze amafaranga ngiye nakubeshye aka kanya ubwo ndayafite wapi nayo aka kanya reka nkubwire nabwo nuko kurangira gakire ndakeka muri n'inshuti arayaguha wowe uragenda umva se banza wumve arayaguha ariko wa mugabo we nkubwire arya ngo mu nzu ziwanyu ngo se yagusizemo arazimva azazi gutwikira 500 nta n'ibintu byinshi ubwirwa umubwirwa 500 natagira ikintu akumarira ubyimenyere ngo umukobwa wawe umureke ubwo ntacyo marira njye ntacyo nagufasha ndangiye kwa gakire urangiye gakire nta kintu nagufasha pe birashira bro sawa murebe sawa ariko mana nyagasani ubu ugiye ufata udufaranga utwangize n'utwakoreye umwaka wose utwangize ngo ugiye gusohokana beach reka mureke ngaho nakubwira iki komereza reka nigere sikumva nigeze no n'abantu bariho cyangwa natinze bose bagurutse ku ndege nta kikore nta gitiyo nta bikinzanye Kigali nzayibamo kandi mama yarabimbwiye mwati wagumyanga ukajya uhinga ibijumba n'imyumbati urimo urajyayo nanjye ngo ndirutse ngo ngiye ngo kurya ngaka Kigali niba ari ukuba wayo rwose biranagoranye ingurube zanjye ngo zirarwaye amafaranga y'imiti mfite se ndabona akazi mama nawe akeneye amafaranga ngitsinda ngo babahamagaye sha irebereye imbwa niyo ndya koko ngo boss amamagaye zikara akazi yego boss ni sawa noya kundege ni nje nyine mari kabisa ni nje nyine mari none se boss ubundi abo bantu batatu ushaka nabi iki simari ngiye twanapatana nkagakura dore nyene amafaranga ingurube zanjye mu cyaro zirarwaye oya ibi naraye mu mayoga ibikoresho ndabyibagirwa naje ku ndege ntabizanye hamwe kwishansiye cya boss ubundi ni we mukire abandi bose baba barimo barambeshya rwose kabisa njye naje ukupa n'ubundi ubu nakugezeho sawa boss yabakiye rwose ikire wanjye na mera arabizi kandi igendere niko se ujuye jacket we none se ngo wari umeze ute online ase wowe nawe
ariko ngo musigaye mwarakize muragenda muratwibagirwa iba barimaze kubiba batwebwe izuba ririrwa ryatumennye agahanga wa muhungu. ariko nawe rero ubukabyo ubibaba mandebera ako musigaye ujya muri gym ubwo nuko mbonye nambaye amasenge wabaye umusore mwana amafaranga uri kurya ngiye ugomba kuzama nanjye nkarya ariko tudatinze gato noneho ibintu mperutse kwihurira nabyo ejo bundi ni ibiki Adimani mujama witwa Adimani uramuzi Adimani ndamureba noneho mujama yifate duhurira hariya hirya no ku gasima nyine ndi kwitambukira biraho urimo wige umujama magari uwo nimugurize ngo niba yarambye gashaka ngo yaramubeshye ngo mu diaspora n'ibindi byinshi nazi Adimani nzi ninde Adimani ashaka kwirira icyana ashaka kwirira inda we ngo yabeshye umukobwa ngo mu diaspora ntabwo sinzi impamvu watara kugeraho kuguza amafaranga uramuca mu muteka mitwe ariko mwana ubwo ngubwo wowe koko ubu si wowe ugenda uvuga ababire ma unyumvire nanjye wabona ujya umvuga nkumvugaho ibiki yanjye sinkunda boro nk'izo Mani, wabona nanjye ujya umvuga byereka nkubwire sibyo jewe umuntu mvuga aba yanyi ubwo ninjya kukuvuga uba wanyihaye ibitabo ariko Adimani si ubwo ibyo bintu asigaye abikora mani cyane bimwe byawe byo gutera mani njye ntabwo reka nkwereke ntabwo ukuri zatinda kukubona vuba ngaho ubanza urebe ko ipufu gutya njye nayo namuhaye nta mafaranga nimariye iminsi nakubise nabuze n'icyo kwihinga uwanjye ariko uriya mupire ngo ni Adimani ariko cyane arimo agifata ewana arimo akijigiza uramuca amabara y'abantu bo muri kariya karere numvise noneho wakinwe numvise ngo bafatana bya binini umujama niba yari yanyweye kinini cyamwuzuye nese gatu ibintu merutse kumva ngo umupira yagiye gucigiza icyaha ngo hari ukuntu wakiriwe ngo mbere y'uko ajya mu gikorwa hari ukuntu wakiriwe ngo agenda ahantu akikoza agafarumasi kiriya kinini arya ngo bakita ngo iki kiriya kinini bakita baba bakita pantike baba bakita ntabwo niba ari Viagara nicyo ngicyo uriya mujama niba yari yakinyweye cyamwishe njyewe nararebye ndeba umujama noneho confidence iri kubimbwira ngo ngiye kurya icyana mureba neza nahise n'umumirwa nahise n'umumirwa bajama b'iki gihe niba barasatse reka mubaze uriya mubire yamajije bose arivugisha ngo abantu batatu bo ku mabiki zarasanga akazi ke ntakarangije azi yuko navuye icyangugu nje gukina azavuga ibihumbi 40 mbye njya kuguramo ikiraya cy'ibihumbi 2,500 ndangiza nshyiraho nabyo ndacyagutera story rero za Adimani noneho uzi ngo amafaranga amaze kuyamburaho urabeshya umuhungu wanjye yagiye kuguza Gakire noneho kandi reka nkubwire Gakire nturamuzi Gakire nta mikino agira umujama yangurije 200 urabeshya ibiceri deza ibiceri 200 yanyishyuza ndetse noneho usubira nuko nguko ndi mugufi none nta n'ibiro nigirira Gakire nabonye yarancuritse gutya amafaranga yisite ndi kuyareba yagucurika bro nifite ibihumbi 5 nanagurishije inkoko yanjye mu cyaro yose yajyana none rero Adimani uramwikururiye bro reka nze nkwereke uzaba wirebe njye nzaba nkubwira ibya noherezamo mama ibihumbi 2 byo kungurira imiti y'inguru nanjye nzava muri Kigali ndomo hezwe kandi ngenda Gatarina yanyiriyeho ngaranyana cyaba namaze kugira ifamu y'inguru bazizana nuko byagenze ariko nanjye hari ngufite ejo bundi meruke kuva mu rugo nikoza ahantu nindangiza mure n'umupire neza mbone fotokopi turasa neza byaneye kwibaza ndabatse sigaye nkwa itabi sigaye nkwa inzoga sigaye meze ute ku buryo mbona kuki ngira gutya nkamenya boss namoro watangiye akazi se nagatangiye ubibona sio ndabona ari vuba rwose ntabwo navuherega icyango nje gushinyika munsi ati kabisa umusore agashobora ndakara ndagasoje ngo shaka n'undi muntu wese uko byari kugenda neza ubizi ibibazo mama ari kumyaka amafaranga ingurube zanjye zirarwaye ikindi kandi none ufite n'umukobwa
rwose ntabwo wabyumva kabisa, urumva ari we tuzabana rwose. Ahubwo bose ibuze gukina amafaranga yo kurya izina ari kabisa gukina amafaranga. Ikibazo musuza akazi gutegura gushyira Njye mfite ngo wahamagara amagambo nyuma y'iminota nka 40 ngenda bansoshe n'ubundi wigira ikibazo ndi ureba uko akazi kawe kestaye ubu nshakamo n'akandi kazi. Kambe nzenguruka mu ishansiye ndebe uko bimeze. Bose nta kibazo ureba akandi kazi, dore ndi umuhwere wawe nawe mfiteho kujya nzagukorera mpaka kazi kose uzajya ubona ujya umbwira we gusa nanjye nzagenda Rusizi ewa banyita Gakire bya nyabyo izina shani ryo mu wabyumva bose. Undi kuyakorera gutya baje bambwiriye ngo sheri nsohoka n'abakobwa b'i Kigali ndabazi, ubu Adimani nawe ndamuzi ewa naraza kunguza amafaranga. Katuni nawe nuko yirirwa yicaye ntibazi gukora kandi barangiza ngo batashye mu cyaro bangujije itike. Katuna ndimo 70,000, Adimani andimo 3,000. Akwa ninjye nawe musi nagiye kubishyuza. Eno piki ndiho bazi ngo sinzi kabisa sinzi. wowe noneho njye hari ibintu njya nibaza uri kumva Kato ubanza niba papa yaragiye akanyomengeza Rwose no wajya kukundeba ubanza yaranyomengeje ku ruhande njye simbimenye kuko nahuye n'umuntu neza turasa neza neza. nawe rero njyewe ibintu byo gusa ntabwo nyambyemera, ni gute usa n'umuntu anavukana mwana. noneho rwose n'ubyo noneho warasaga fotokopi neza we Jekedi we ibyo biganiro rero byawe reka mbere dore buranije umuntu yakishinga ibiganiro byawe niyarikagiye subiza ko ngira story naho mfasha gutya reka njye kwishakira amandazi yo kwinjira ijoro. oya nanjye se ko imihanda manyihoraho nanjye ndimo ncomoka nawe tuzasubira sawa Boss akazi nari ngasoje se wabaye ku mafaranga akazi wagasoje neza kabisa neza cyane ndabikurikiranye ahubwo utongere neza wamamagara kugira ngo mbyukire ku ndege njya gutega taxi. Waza kureba wari warangiye kuzangurira n'agafaranga. Reka mbe ngo hawe mfite hano ngaha andi ndatnya gushyira kuri telefone. Gusa ntacyo byaba bitwaye kabisa. Usubwandura yama kuri telefone. Nta kibazo nahita nyagushyirira. Sawa. rero ngize Imana ngusanze ku ndege yawe sibyo Ndimo ndabyumva. simaze igihe ntagera Kabisa uze kumaze iminsi ukora sinamaze iminsi nkora ni wewe nkorera. ntabwo ari njye ukorera nta nubwo ari njye ugukoresha ushaka kuvuga nuko ufite amafaranga. Amafaranga nakoreye umukire yego nta nubwo arongera no kumpamagara nkaba akazi se uyu munsi. Wowe waranakoze waranakoze yapatanije usigaye ujya gukora ugaceceka yapatanishije akantu uretse gato ubu ni bwo buvandimwe usigaye ujya gukora ugaceceka. none se wapfe telefone wayikuye ntukigera hano ku ndege bivuze ngo wabonye akazi cyangwa se wabaye umukire muri make. aba ari icyana kiri kumusasa cyana kiri kugusaza cyana bwoko ki Adimani umudiaspora baryari nishamitse noneho hariya sibyo naragiye nshaka amafoto 50 y'umuntu wo hanze ngenda nyapostinga buri munsi kuri Facebook cyane kuri gitunge gaceze yanjye ubu niho wamukuye cyane ariko ayo mafaranga wari kohereza mu cyaro mayi bakayagurira nikohereza mu cyaro hari ayo nigeze muhereza uwo mukobwa waguzemo iyo telefone isese ho mwahuriye abona afite kuza kunsura ubwo mfite kumwitegura. nizere ko ariko utari bwishe ku mafaranga wandi kumva ariho ko gatego urimo urashaka kuntama. ese urumva azaza kunsura nta kintu ndi wumve ko muri mu muri nguhe amafaranga yo kuma
amaze nguza none reka ndeka nguza ugurize mbese ko utagikora ikiyede uzanyishyura uyibuka ko ndimo 3,000 urabyibuka none reka nkubwise ushaka ngahe nyine wowe urampa ngahe ntabwo narenze amafaranga ye magana angahe ajya bingahe 500 1 2 3 4 5 ngaho ya ibiceri 5 nugira amahirwe nabwo ugasanga nyafite ariko reka kuri kondisiyo imwe bitarenze iminsi ingahe sasa nyine bitarenze iminsi ingahe tuzakorana se wari gukora usanyakira akazi ibyo tuzakorana umukire namamagara njyenyine ataguhamagara hari icyo bita kwinjiza mugenzi wawe abo wari ubizi yuko gufata sitimani bisaba kuba ubura ntabwo ari ukugenda wiruka gutya nkawe njyewe se ndi umusongarere reba udutoki twawe ukuntu twabaye reba ukuntu intoki zanjye zimeze kubera amapiki mba ndiho burebe nyine wewe bintu vande ndafite ni na menshi wenda kwa amafaranga 500 harimo amandazi ndavuga ngo ni ikiryo cy'ikinyarwanda uramugaburira amandazi basara amafaranga tutanayaca ariko ejo amafaranga nyabuye nawe genda upfa urwagapfuye ngiye gutegura kandi nanjye reka ntegereza akazi umukire wanjye ashaka kumpamagara kuri telefone nubwo akora kanya saa 5 ndaba nitaye wenda akazi nahabonye neza pe ni heza cyane ubuzima bunese mu kuzana ahantu aguseka waheze nari mfite mvuga ati reka nsohokane sheri wanjye twicara ahantu tuganire ahantu hari akayaga nk'ahangaha sibyo cyakoze reka nkubwire niba wari ukari igihe kinari maze ntakubona uzi uburyo usigaye usa cyangwa usigaye witukuza oya ntabwo njya nitukuza usigaye witukuza no siyo nzobe wayikuye aguseka ntabwo wari unzi gutya koko shiri inkuza ariko siyo nzobe niyo wari ufite niyo nari mfite pe niyo nari mfite cyangwa usigaye ufite abandi bagabo yego abakobwa b'i Kigali barabambwiye iyo turi hanze n'izo story turazumva cyane wowe nyine shiri njye njyenyine ni iki cyanyereka ni njye njyenyine se shiri uzi ko ngukumbuye si nyine niki cyabinyereka cyangwa urabinyerekera mu binyereke nta kibazo ntabwo akabizo yo kugira ngo ikwereke ubwo ngo ese urukundo rwerekanwa n'iki agushe wamaye akabizo wakabizo manze ngufate ariko uri no kubyibuha oya nakubyibuha cyareka dutegereze sibyo twahanye gahunda yo kujya mu rugo bose bari kuranga oya nta kibazo makamwe cyangwa ngo ni bimwe by'i Kigali oya kamwe gusa harya ngo iyo ugiye guha umuntu akabizo urasinzira ngo nibyo byereka umuntu kuri romantike ntabwo mbizi nyine urakora ibyo wumva ushaka ibyo numva ashaka ntabwo ukinishaka wanyinishaka no kuma akabizo usa kandi sorry no kuri ntabwo ukinishaka ntabwo rwose iri ni ideni ntabwo nabyemera okay basi ndikosora oya iri ni ideni ntabwo nabyemera ndasa yamumoni oya ngenda naraka ega nari mu oya ko nukunye umva mbwira oya uganira umeze uko wari umeze oya nukunyinisha kandi dukuze njyewe ubu ndakaje kandi ngende umuntu sibyo sibyo ndokubwira sheri wari umeze sawa sibwo urumva ameze gute nyine ako pole oya buretse wowe urumva hari ibyo uteye umuntu sibyo byo gutekereza warangiza kubimutekereresha ugahita kubihindura nari ngukumbuye nose ntabwo uba ukeneye ko tunakina koko tunakina yego tukiruka nawe turi bukine guturana hasi sibyo numvaga abanyakigali mukina guturana hasi ubwo ni ibi ahubwo bisobanuye iki ko ari mwe mubivuga cyane nzi ko ari imikino y'abana iki bintu nabyo ubundi twe turakuze mbanzi ko abana bo babivuga natwe ntabwo dukuze turayizi yamba nzi ko ari abana babivuga ibyo bintu basi reka nkubwire sibyo nyine turetse ibya burage urumva niba ari igihe nari maze nakubona wabaye mwiza urumva uturinete wambaye turakubereye murakoze shiri outfit wambaye nazo ni nziza ubibana birakubereye urumva ikirenze ibyo byose jyewe ugomba kuza kumpa icyumweru cyose cyanjye nawe urabyumva ndi mu rugo iwawe iwanjye mu cyumba cyanjye kwanza utanasohoka urumva ibyo bintu usaba bitaremereye koko shiri nanjye rega ibyo mashaka ni ibiremereye gusa
Okay, nari basi ndaza kubikora. urabyemera Yego ndabyemera ko nari urabyumva kukumbuye. ute Ndabyumva neza. nibinaba ngombwa bwo bizafata ukwezi Ya ukwezi wawangize umugore pe. ese bitandukanye Kandi ari icyo mbora si ukugusura. ukuza kugusaba iwanyu byonyine Oh. erega amafaranga twumvikanye agiye kuboneka Okay, mbagiye kuboneka ako tuzabanza tuganiza ababyeyi. ababyeyi burabizi ko bagiye ku bana babanje kuganiriza iwabo Babanje kubaganira. erega hari monde Ako se sheri tuvugishe ku rugo hanze uvuye nta tundi dukobwa rufiteyo. hanze ntabwo habona umwanya w'abakobwa Nta bandi bakobwa rufite. ntabwo ahubwo reka nkubwire sibyo tutizingiye mu magambo urumva egera imbere nawe hakurikiyeho umwanya wo kugera abakozi iwanjye Kujya mu rugo. iwanjye Shiri aka kanya kweli. gusa nicyo twiteguye Nyabanza nkajya mu rugo nkajya kwambara kwambara se wambaye ubusa ko noneho haguze ko abakobwa b'i Kigali mugira ubwenge bwinshi Uze najya kugusura nambaye guca shiri. si iwanjye ugiye si kwa sheri wawe ugiye Ni iwawe ariko nanone ntabwo twita twitira mu rugo. Na nubwo ugiye base ngurira agafanta. tugende agafanta turagera iwanjye buri Oya mu gende rugo niba ni ari indi myenda ukeneye urayikura iwanjye Shiri mu rugo kweli. mu rugo iwanjye Nari bivuye. Wambwiye ngo njyanye mu rugo hano ni mu buryo kuko twicaye koko. shenge mva impamvu munyujije ahangaha sibyo twemejwe ko turi bugere iwanjye n'amaguru Yego. nose urugendo ruri kubura ntabwo uri kurubona niyo mpamvu uvuze ngo tubanze tunyure ahangaha twicare turuhuke urumva kandi icyo ndabonye ko nagusize ku muhanda nkinjira muri botike Yego ngiye nabibonye. kuzana utuntu Se wa mugana wagiye gukora iki muri botike? Siko bitumye ngira amatsiko Yego. nagiye kuzana mvero wese ariko ntujya ugabanya Shashiri waretse nkareba koko. ntujya ugabanya amatsiko Reka ndebe. reka nkwereke sibyo Yego. reka nkwereke ngiye ngwekeye Yego. sibyo niyemeje Yego. kohereze ke wireba imbere Ndakibazo. amatsiko yawe Vuga amaso se cyane. oya ntushaka ukanura upfa kureba imbere Okay, nari. njye nakuzaniye utuntu Azi ko ndi kumva utuntu tudushashi. tw'udushashi Yego. wereka nkwereke sibyo uzanagira ngo ntabwo ufite umukunzi ukwitaho Eyiwe. njye nabanje no kuzana akantu koroshya mu mara urumva njye akangaka kari koroshya Baby amara biscuit. biswi nyine Yes. aka ni akaribwa k'akanyarwanda Ibaze n'ukuri. uri kuvuga biswi utaramenya ikindi noneho ufite ahangaha rwose uburyo mba nagateguye Nta muntu wanga ibintu by'umukunzi. bagiye guhereza umuntu mu kintu cyo gufatisha ntabwo babazana umuntu aba yanyitisha ahubwo utunyarwanda gusa turi bwo tutunyarwanda Amandazi. Ako shiri mva nkubaze. Si umbwiye ngo umuvuye hanze? yigo nyine Umbwiye ukuri wabaga hanze? hanze Ibaze amandazi Byiza biswi ya cyane. senkani n'irindazi ry'ijana. Uyu we ni Adima meze bite iminsi itatu ko yashize sheri Mr. Big. ese nyine ngo waretse tugasangira se nakwibutse rero twe twavuganye Umva nkubwire ngujye muri bintu? oya Uyu njye nguyu ndaje ujya ngo muri dusangire ariko ibintu hanze Oya iminsi atuvuze ni iki? Ikibazo. Oya ndajya. Sister. nyine rya nonaha Nawe umbwira. mwede mugenzi wanjye yabaye mu diaspora Ya? Sheri uri umuyede? ntabwo yabikubwiye se Yeyi. Chamana ngigeza. Sige ngo ndano buyede. Kunosa nasoka nawe uri umuyede. ndetse uyu ni umusore mubi Yeah. reba icyanwa afite wagira ngo Nari ngatanze mpamvu nzanira mezaneze biswi ya senkani irindazi ry'ijana ndafite 12. Maso, Kuntu magaze uri kubona nkwiriye Ne- ibintu. utu ni Oya. utw'agaciro utu tuntu ni utw'agaciro zana hano twisangire mirongo itanu twisangire Umva n'ikindi gihe ntuzamenyere. ndetse reka nkubaze ikibazo kimwe bona pe iryo wari maze nende rogenda izo aka kanyuranye bagiye abashiyobeye ukuntu turya ne kano kabiswi wamayemo nka tubiri nshobora no kukorohera wamamo biswi nkakugabanyiriza 3,500 akavaho 20 nzakwishyura yose urakikunda nka mbere yose anyishyura bigenze uzanyishyura bigenze aho ngiye kubona indege yewe vuba niba ari ibyo reka nkubwire muntu wanjye
iri niryo rindazi ryanyu mugiye kurya ntabwo ngiye bindeba ntabwo urimo uranyumva